Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri aka kanya mwese mudahwema kuntega amatwi. Mbere na mbere banza ukande subscribe aho tugiye kubana muri aka kanya kugira ngo buri kimwe kizajye kikugeraho, impinduka zabaye n'ibindi byinshi bizajye bikugeraho, kandi ukande na like, wandike na comment yuko payi wayibonye igisohoka, kandi ntiwibagirwe gukora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo ubahe aya makuru tugiye kuvugaho muri aka kanya y'ingirakamaro kandi azabafasha kurinda umutekano wa payi zanyu. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka kuri launching ya Pi Network. Ndakeka benshi mwabibonye, abantu mu mayininga itariki yari yaravuzwe yageze, n'ibyabaye mwabibonye, nuko mwatekerezaga GCV nabyo mwabibonye. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane bitewe nuko bari babyiteze. Abantu benshi bari biteze igiciro cya payi runaka, ariko ntabwo ariko byagenze. Ariko ntabwo ari igisubizo cyo kwiheba cyangwa kuba mwatekereza nabi cyangwa se kuba mwavuga andi magambo adakwiye. Launching nkuko yari yavuzwe, yari yatangajwe, buri wese yabibonaga muri dashboard ye, yabaye. Igiciro cya payi gisohokera ku madolari make cyane. Abenshi baribaza ngo ese igiciro cyavugwaga ni Kowa timu yakivugaga cyangwa se ni nyiri company yabivugaga? Mbese abantu babyibajijeho byinshi. Gusa njyewe uko mbitekereza, ntabwo kuba yasohokeye ku gaciro gato cyangwa kari hasi ari uko bivuze ko payi iri hasi cyane, ahubwo bivuze ko iki ari cyo gihe cyo kuba watekereza kuba wabika payi zawe neza kugira ngo ube ubitse umutungo ukomeye, kuko mu gihe kiri imbere payi muzaba muvuga ibindi. Ahangaha dushobora gufata nk'ingero tuzifatiye ku zindi mining zabaye, ku zindi cryptocurrency. Twafatamo nka Bitcoin, muzi igihe yasohokeye, amadolari yasohokeyeho. Ubu ngubu Bitcoin amafaranga ihagaze ni menshi cyane, ntawe utazi agaciro ka Bitcoin, ubihagaze neza cyane. Rero bya bindi byo kuvuga ngo payi isohokeye ku gaciro kari hasi ugahita uhubuka ukazigurisha, mubwize ukuri ejo bundi nizamuka nibwo uzarira kurusha ubu ngubu. Hari igihe ushobora kwihuta ngo ugiye kuzigurisha ugasanga urarize. Inama nziza, bibaye byiza ukaba wazibika neza ukazirindira umutekano we gusa, dore ko ubu ngubu n'abajura bagiye kuba benshi ugasanga bari kugenda baziba. Iki giciro cyasizweho mwabonye ko atari stable, kiri kugenda gihindagurika, ntabwo ari stable. Rero niba ushaka kugira ngo ube wagera ku nzozi zawe, nakugira inama yo kubika payi zawe neza kugira ngo zizazamuke umeze neza. Naho niwihutira kuzirya ngo urakenye ngo ibintu byarangiye, kabisa nkubwiza ukuri uraba uri kwihombya. Ubu sahizi umuntu wamayininze Bitcoin 2009 ubu niwe wakubwira ibyiza by'uko ashobora kuba yarabitse Bitcoin ze.
naho nk'umuntu wahise uzigurisha icyo gihe uba ahantu ahagaze ni habi. Ariko se ibaze nk'umuntu wazigurishije, nk'umuntu wazibitse neza akazirindira umutekano, ubu ngubu ameze ate? Nicyo ukwiye kwibaza mbere yo kuba watekereza kuvuga ngo payi zawe ugiye kuzigurisha. Hari ababashuka ngo payi ngo ngo agaciro kayo kari hasi, ngo barabivuze bitewe nyine wenda nuko abantu benshi bizeraga bavuga ngo izahita isohokera kuri icyo giciro cyari cyavuzwe haruguru, nyine ukumva nawe ucitse intege. Ariko igihe ntabwo kirarangira, igihe kiracyahari, igihe kiracyari rwose. Nk'uko byagiye bivugwa haruguru, payi irahambaye pe. Payi ntabwo yiyoroheje, wenda nubwo abantu bumva ko yasohokeye ku gaciro kari hasi, ntibivuze ko yahise ijya hasi. Ngaho nawe tekereza, igisohoka niba yatangiriye ku $2 aribwo igisohoka, ubwo mu gihe kiri imbere izaba ihagaze ite? Abenshi bagiye kugenda bazigurisha, bazitangire ku dufaranga duke cyane, usanga ejo bundi bari kwicuza. Baze nk'ubu uyigurishije ku $2 cyangwa $1.5, ejo bundi mu mezi 2 cyangwa 3 ugasanga yazamutse ageze nko ku $10, 30, gutyo ikazamuka ikagera kuri urwo rwego. Ubu waba wicuza ngo kubera iki nagurishije payi zanjye. Gusa icyo nagusaba wowe unyumva, wowe ufite payi, wowe wamayininze, wowe ukimayininga, byaba byiza ubitse payi zawe neza mu buryo bwo kugira ngo ubutunzi bwawe ukomeze uzamurire agaciro, ububike neza. Ubu hari benshi bari kubashuka ukazikoresha nabi. Ariko by'umwihariko mugomba kwirinda abantu b'abasikama ni benshi. Ibaze kugira ngo bazikwibe payi yarabaye launched, si byaba ari ikibazo? Warazifashe neza ugasanga bazikwibye payi yarabaye launched. Ubu abasikama rwose babaye benshi. Ni ukurinda payi zawe neza, kumva ko ugomba kuzifata neza, kumva ko mbese nyine zifite umutekano, nta cyazihungabanya, kumva ko ugomba kuzibika neza zikaba zifite umutekano kandi uhagije. Mu gihe launching yabaye rero, hari benshi bahise bazigurisha, twagiye tubibona babipostinga. Hari benshi ubu bayamaze pe. Bamwe bapostingaga bafite ibyo kunywa, abandi bafite ibyo kurya. Mbese hari benshi bahise bazigurisha bavuga ngo ubukene burabishe. Bari bamaze igihe bategereje, nubwo hatabuza binuba bavuga ngo ibyo bari biteze ngo barabibuze, kuko akenshi wabonaga ko abantu bapostinga imitungo ihenze ngo bazagura, bapostinga ibintu bihenze, imodoka zihenze, amazu ahenze n'ibindi byinshi. Ariko ubwo nyine tugomba kubyihanganira ku gaciro yasohokeyeho, tukumva ko nyine ari ako ngako. Ariko ntabwo bivuze ko agaciro yasohokeyeho kari stable, kagomba guhindagurika byanze bikunze mu gihe kiri imbere. Kagomba guhindagurika, niyo mpamvu buri wese aba agomba kuba yagira uko agomba gutwara payi ze akazirinda neza. Twarebye ingero kare nka za Bitcoin, nka za Ethereum n'izindi, tureba igihe zaziye, dusanga n'uburyo zazamutse
zazamutse cyane, bigaragarira buri wese, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo nta gihamya ntaki, ariko zagiye zizamuka kandi zarasohokeye hasi. Nese kubera icyo utatekereza ko payi iyo yazamuka ikagera kuri icyo kigero, ikazamuka ikagera hejuru? Ibintu byose birashoboka. Ahubwo mwe mufite payi nyinshi, mufite ubutunzi buhanitse, mwumve ko ubutunzi bwanyu buri hejuru cyane, muzifate neza, mumenye no kuzikoresha neza, mwumve ko rwose ko muri abakire nyine mwakize kubera payi. Ndabivuga benshi bakaba bati se ko twamaze kubona igiciro, ubu benshi babifata nabi bavuga ngo ubutunzi twari dufite ntabwo nyine twabyiboneye, ariko nyine nibihindagurika nibwo muzabona inyungu yabyo, nibwo muzabona ko byavugwaga kuri payi koko kari byo. Ntitwabihamya 100%, ariko ikigereranyo kinini wabihamya, kuko payi ntabwo yasohotse ari stable. Twabonye bakisohora ku kanya uburyo byagiye bihindagurika, uburyo hajemo impinduka zigaragarira buri wese. Rero bashobora kuba bagikora analysis, wenda bakaba basoreye kuri kari agaciro, ariko bagikora analysis bakaba hari ikindi bari gutekereza. Rero inama nabagiraga ni ukugira ngo mubike payi zanyu neza, mwumve ko agaciro yasohokeyeho katari hasi, kandi mwumve ko mu gihe kiri imbere izaba ihagaze neza, izazamuka ikagera ku gaciro kari hejuru, mwicika intege. Ndagushimiye rero wowe wakomeje kuntega amatwi, kanda subscribe, kanda like, ukore na share kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ndabakunda cyane.